umva ukuri, umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe cyangwa inshuti n'umuturanyi yararwaye, urabimenya, aba wenyine mu irungu ntiwamusura, akenera two kurya tw'abarwayi, ubwo ndavuga imboga n'amatunda, nta twamuhaye, igihe kigeze aba arapfuye, nibwo waje ubyita gutabara kandi ari uguhurura. Hategurwa ikirori, kositimu zirambarwa, imishanana, indabo zihenze, imitungo iramenwa, imva y'igitangaza, isanduku kataraboneka, ndetse hakaba n'ubwo muriye n'utwasize mukagerwaho na wa muvumo wanditse muri Matayo 23 umurongo wa 14. Ibyakorwaga n'abafarisayo, baryaga ingo z'imfubyi n'abapfakazi, nuko musiga muhaheshye utwe muradutsemba muri mu birori ngo niko mwatabaye. Nkubwiza ukuri, hakwiye gufashwa abarwayi, maze muratangira mufata disikuru z'agatangaza, muvuga amagambo yo kumwogeza, muramurata, muramutaka, mwuzuza ibyanditswe mu gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose, Igifaransa 555, Icyongereza 560, ahanditse ko bamwe impano zabo z'agaciro bazizanira abapfuye, amagambo y'urukundo no kogeza no kurata no gutaka bakayavugira iruhande rw'intumbi, ngo mbega ukunda ayo magambo yari kuba y'igiciro cyinshi iyaba yarabwiwe iyo ndembe inaniwe iri mu bwinanirwe, ariko ugutwi gushobora kumva, umutima nama ushobora kwiyumvisa. Umva ukuri, birakwiye ko abababaye bitabwaho bakibabaye bacyumva. Umva ukuri, birakwiye ko hafashwa abazima he gufashwa abapfuye, kandi abazima basigaye musozi bicira isazi mu jisho. Mutegura amasengesho yo kumusengera, kandi babwiza ukuri, nimusoma mu mubwiriza igice ni cya 9 umurongo n'uwa 5, haranditse ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Muri iki gice kandi umurongo wacyo wa 10 haranditse ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. None mugiye kumusengera, mugiye kumwitaho atakiriho, mugiye kumuhuza n'Imana, mutarabatambyi, mutarabahuza nabo babikoreraga umuzima. Reka nkubwize ukuri, ibyo byose ntacyo bimaze, kuko uriho niwe ufite icyo akorerwa, uriho niwe umenya neza mwamugiriye ikamuherekeza, uriho niwe ushima agatanga amashimwe, uriho niwe umutima we unezezwa n'ibyiza mwamukoreye. Mbabwiza ukuri, ibi bikorerwa abapfuye byari bikwiye gukorerwa abazima. Nkubwiza ukuri, noneho bamwe mugatangira mukavuga muti naho yagiye reka tumwiyambaze, tumwifashishe ajya turwanaho. Muri Yesaya 8:19 haranditse ngo mbese iby'abazima byabazwa abapfuye, se warishoboye? Iyo yishobora hari icyo yakumarira nawe abakiriho, ariko byaranze ararenga, none nawe uramushinyagurira, umukorera ikirori, umwiyambaza, umusengera, kandi ibyo bitagishoboka. Umva ukuri, nimwemere ukuri. Muri Yobu igice cya 14 umurongo n'uwa 21 handitse ko uwapfuye abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bacishwa bugufi ntamenye gakuru kabo, kuko atacyumva, kuko atakibukwa, bagira ibibazo ntabimenye. Umva ukuri, nimwemere ukuri, ubufasha bwanyu, igihe cyanyu, ihumure ryanyu, amagambo yanyu meza nabwirwa abazima. Ikirori nigitegurirwa bakiriho, barye banywe bishime. Hari n'abashinyagura ngo bagiye kumusezera, uramusezera se ari kumva? Azabimenye ngo twatandukanye iyi tariki. Umva ukuri, abantu nibakora iby'ukuri, n'imigenzo myinshi, ngize indabo, ngaya amazi. Mu mugenzi niho bavuze iby'umuntu umwe witwaga muzirizi bitari byo, ibyo nabyo si byo, kuko ntacyo bimariye uwapfuye. Umva ukuri, emera ukuri, korana n'abazima mu izina rya Yesu.